kuza muri iki kiganiro nk'uko mwabyumvise ku radio ntabwo ndi ku rutonde, ntabwo ndi kuri liste y'abakandida b'agateganyo. Icyo rero nicyo nagira ngo tuvuganeho. ntangirire ku munsi nagiye kudepoza ibisabwa na komisiyo y'igihugu y'amatora. Abenshi muri mwe mwari muhari, nkaba narajyanye ibisabwa byose. Komisiyo y'igihugu ikaba yaranashyikirije urwandiko rwemeza ko ibyo bashakaga byose bifite biri hano, uretse ingingo ya 8 kuko yo itandebaga, ntabwo nari concerne kuri iyo, ariko ni ibyangombwa bisabwa. Icyemezo cy'ubwenegihugu yego, inyandiko y'umukandida igaragaza ko nta bundi ubwenegihugu afite cyangwa ko yaretse ubundi yari afite. Ubundi nari mfite naraburetse b'Ububirigi, nuko bashyizeho yego. Icyemezo cy'amavuko yego, icyemezo cy'ubutabera yego, urutonde rw'abantu 600 bashyigikiye umukandida wigenga yego, icyemezo cy'uko afite nibura umubyeyi umwe ufite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko nabwo bashyizeho yego, ariko nyuma bavuga ko bashaka ko kuvuga ko afite nationality y'abanyarwanda bidahagije, ugomba gushyiraho inkomoko. Iryo jambo rikaba ririmo. Urwo rupapuro twagiye kurushaka turarufite hano, ariko bari bavuze ko nacyo tugifite icyo ngicyo cy'ubwenegihugu bw'umubyeyi wanjye. Inyandiko yemeza ko inyandiko zose zitanzwe ari ukuri yego. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we ku rwego rw'umuvunyi igihe ari mu bagomba kugaragaza, aho bashyizeho agatre kuko ntabwo iyi ngingo yandebaga, ireba abantu bakoze muri leta. Ikindi cyari umwirondoro ugaragaza umwuga we, aho atuye n'imirimo yakoze, iyo ni CV, nabyo ni yego. Amafoto, fotokopi y'ikarita y'indangamuntu, fotokopi y'ikarita y'itora, n'ikimenyetso kimuranga. Ibyo byose narabitanze, ibyo byose hariho yego nk'uko mubibona hano, nk'uko nabigaragaje deje. Rero donc icyadutangaje ni uko bavuze yuko ntari kuri liste y'agateganyo. Igihe twagiye kubonana na komisiyo y'igihugu y'amatora, itubwira ko impamvu ntari kuri iyo liste ari ukubera ikibazo cy'abantu bansinyiye, ikibazo cy'imikono. Baduhaye iyi nyandiko, iyi ngiyi yerekana abantu bansinyiye bose. Abantu bose bansinyiye bageze kuri nako ni 985. Nigeze kuvuga ko ari 929, ariko kuko iyi nyandiko ibigaragaza ya komisiyo abantu bansinyiye 985, hafi igihumbi. Ariko bavuze ko muri abo 985, 473 itabemera. Donc abo yemera ni 512 gusa. Aha rero hakaba ariho ikibazo cyavutse, kubera ko ntibashatse kutugaragariza impamvu batemera abo 473. Murumva ni presque la moitié, almost half of it. Ni 50% y'abo twatanze ntabwo bemewe. Turababwira duti nimutubwire impamvu mutugaragarize icyo mwashingiyeho. Baratubwira bati icyo dushobora kubakorera gusa ni ukubabwira imibare ibura mu turere. Turavuga duti niba tuzana abantu benda kugera ku 1000, mukavuga yuko
50% igice hafi 50% batemewe. Ntimushobore kutugaragariza impamvu zifatika. Ni iki kitubwira ko n'abandi tuzazana abo bandi mu dusaba bo muzabemera? Baduha amarezo menshi, rezo imwe ngo habaye ngo ikibazo cy'amasinyatire ngo abantu basinye. Nafata akarere ka Kicukiro twatanze abantu 66, abo bose babaye 0. Ngo harimo abantu basinye, abantu bose basinye ngo ntabwo babemera. Ndavuga nti ko abantu bo mu turere tumwe na tumwe basinye mpari ntibereye, narebye ama IDs yabo, indangamuntu zabo, ni gute mushobora kuvuga ko aba bantu bose akarere kose kabaye 0 katemewe? Yewe muri abo ba Kicukiro namuhire wicaya yarasinye nawe ngo umwirondoro we ni 0. Muribaza ariko nabanje kugira ngo ntiwenda uturere noherejemo abandi bantu batari ngewe, aho ntashoboye kugera. Ntishobora kubyumva ko hari yohereza umuntu agakora ibintu ntabikore neza nk'uko bishaka, nk'uko bisabwa. Ariko ibintu nanjye aho nanjye nari nibereye bambwiye ko nanjye abo natanze batemewe, nabo dukorana nkamubwire ngo nawe ntiyemewe, biranyobera. Niho kubabaza nti nta kibazo, turasubira kuri tele. Nubwo gusubira kuri tele nabyo ari ibintu bigoye, nk'uko nigeze kubibasobanuriraho ko ari urugamba nk'izindi. Abantu banjye bahohoterwa, abantu banjye bamwe bafunzwe, ari abansinyiye, ari abansinyishirizaga, bose bahuye n'ibibazo. Nandikiye komisiyo y'igihugu mu kwa 5, mfite amabaruwa hano, amabaruwa nandikiye komisiyo y'igihugu mu kwa 5 turimo dusinyisha, mbabwira ibibazo abantu bansinyishiriza bahura nabyo. Byari kumenyesha ibibazo abari kunsinyishiriza bari guhura nabyo no kubashinganisha. Mbandikira ibaruwa mbabwira ko bamwe bafunzwe, abandi bahohoterwa, abandi bashyirwaho iterabwoba. Shyiraho n'urutonde rw'abo bantu, shyiraho amazina yabo, shyiraho nimero y'indangamuntu n'aho izo ndangamuntu zafatiwe. Byose mbishyira kuri uru rupapuro. Ndushyira komisiyo y'igihugu, bashyiraho na kashe. Yewe urundi ndushyikiriza polisi y'igihugu, nabo mbabwira donko ibibazo turi guhura nabyo, shingisha abantu banjye. Shyiraho rwa rutonde nashyize kuri komisiyo y'igihugu, abantu amazina yabo, nimero y'indangamuntu n'aho zatangiwe. So icyo nabwiye komisiyo y'igihugu ni abo bantu mushaka abandi turajya kubazana, nubwo twari twazanye abenda kugera ku 1000 mu Kabanga. Abo bandi musaba tuzajya kubashaka, buretse yuko nkuko nabivuze tuzabashaka dushingiye kuki, ni iki mwifuza. Uko ibintu bihagaze nuko twakurikije ibisabwa byose, uko maze kubyerekana. Twatanze abantu barenga, abasabwaga ni 600, dutanga 985. Twakoze ibishoboka byose kandi n'ubu twahagaze, turacyakora. Twabwiye komisiyo ko tuzakomeza gushakisha n'abo bandi bavuga yuko batuzuye muri utu turere. Ikibazo nuko nabo tuzazana ituzi niba bazemerwa. Nkaba gusa nagira ngo mbabwire ko iyi process yabaye process urugendo navuga ko ari urugendo butoroshye, umuntu ahuramo n'imbogamizi nyinshi, ariko ntituracika intege, ntituzacika intege. Kuva nanansinga, kuva mvuga yuko nshaka kwiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu, nahuye n'ibibazo muzi. Sinshika intege, sinacitse intege, ndacyakomeza. Nkaba nizera ko
igihugu cyacu niba kivuga koko gifite demokarasi kigomba kubyerekana, kigomba kubigaragaza. Nigeze kuvuga yuko ibintu byagombye gukorwa mu mucyo, bagashyira ibikenewe ahagaragara. Nibyo twabasabye tujya kubareba duti mutwereke abo bantu muvuga ko batemewe, mutwereke icyo mwashingiyeho, ko impapuro ari twe twagiye kuzisinyisha, mwatwereka aho twagiye dukosa tukamenya ko twikosora. Ibyo barabyanze. Bikaba rero ari ibintu bitoroshye kujya gukosora ibintu utazi ibyo ari byo, ariko kuko umaze kubivuga turacyakomeza, turakomeza gahunda yo kugerageza gukurikiza ibyo bashaka nubwo tutarabyumva neza. Tukaba twifuzaga ko aya mananiza bari kudushyiraho bayagabanya, kuko nkuko nigeze kubivuga, niba ubutegetsi bwacu RPF ivuga ko ikunze ko kubitangaza nk'uko bivuga ko abaturage bose bayiri inyuma, ntabwo yagombye kudushyiraho aya mananiza yose. Nta bwoba yagombye kugira kundi muntu wese ushaka kwiyamamaza. Bagombye gukurikiza amategeko, amabwiriza twahawe na NEC, twarayakurikije nk'uko bisabwa, ariko ku ruhande rwabo twifuzaga ko nabo, sinavuga ngo batworohereza kuko si ukutworohereza, ariko batureka tugakora igikorwa cyacu mu mucyo. Nibyo nagira ngo bagezeho. Niba mwaba mufite ibibazo nkurikije uko mwatubwiye urugendo mwagiye mugira amananiza uko byagenda kose agiye arimo, kandi urutonde rw'abateganya rwamaze gutangazwa musanga mutarimo, kandi nk'uko mwabitubwiye ntabwo mwaciye ku ruhande, habayemo kunanizwa. Urugero rw'uko n'uwo bicaye iruhande yagaragaye nk'utemewe kandi byasabwaga byujuje. Uko mugiye kubikomeza, icyizere muri bugire cy'uko n'umuntu bishobora kwemerwa ni iki? Nyuma yo gutangaza urutonde, komisiyo murimo muravugana nayo yababwiye ngo iki, kugira ngo nibura muvuge muti tugiye gukomeza n'abantu tugusinyisha, nibura none bishobora kwemerwa? Navuganye nabo bavuga ko batubwira, baduha urupapuro naberetse, abantu 945 nibo twazanye, ariko 443 nibo batemewe. Icyo batubwiye gusa ni uko muri utwo mu turere haburamo abantu, tugomba kujya kuzana abandi, ko habaye ikibazo cy'amasinyatire, ngo sinyatire y'indangamuntu igomba kuba imeze nk'iri kuri forume exactement, ko bigomba kuba bimeze kimwe, ko niba hari akantu kaburaho bahita bayamira. Ariko mbereka, najyanye na Muhire, mbereka iyo sinyatire ya Muhire iri ku ndangamuntu niyo yashyize kuri forume, ndababwira ko nk'ibi bisa, ni iki kiburamo, bavuga yuko dogo gusa batayemeye. Ntabwo twashoboye kugera ntabwo kuri entente, ariko nkuko nabivuze, ibisabwa tuzakomeza tubishake, nuko batashoboye kubisobanurira exactement icyo bashingiraho ngo babyemere. Jean Claude Murabisi, akabazo kanjye kararebana n'amarangamutima mwavuganye. Muravuga muti ndacyafite icyizere, ariko ubundi uko mubivuga mugasanga icyo cyizere kirasa nkaho atari cyinshi ukurikije aho mugenda musitara. Muravuga muti sinzi icyo bashaka, sinzi. Ese icyizere cyanyu muragishingira kuki, kuvuga ko kigifite utaragitakaza kandi ugaragaza n'izo mpungenge nyinshi cyane zikiri mu nzira? Murakoze. Icyizere ni uko uru rugendo natangiye, ntabwo narutangiye mvuga ngo ibintu n'ibisa nk'ibigenda nabi nzabivamo. Oya, ni ibintu niyemeje
kuva kera donc natangiye ibintu nzi neza ko ibyo ngiyemo bitoroshye ariko ko icyo nzahura nacyo cyose kitazanca intege. nitwa Tatien, ndi umunyamakuru wa Clouds TV. Mwatubwiye ko mutazi impamvu hari ababasinye impamvu batemewe, ariko mu kiganiro kuri cya NEC bavuze ko bagendera ku aho abantu bazatorera. Ese kureba aho abantu bazatorera mwaba mubishingiraho mu gihe mushaka asimetire z'abantu? Yego, bareba aho umuntu yafatiye indangamuntu. Sorry, indangamuntu yawe aho wayafatiye ubundi niho haba hari ibyo biba byanditse mu ikarita y'itora. Icyo bavuze rero ni iki, ni uko abantu 12 bagombye kuba bujuje ibisabwa byose na NEC. Icyo twakoze twe muri buri karere ntabwo twatanze 12 gusa, ahubwo twararenzaga, nta hantu twagiye munsi y'umubare 20 uretse Nyabihu ahari twatanze 19, ahandi hose twararenzaga tukageza muri za 30, 40, 50, nuko twagejeje ku mubare 985 kugira ngo wenda basanze hari ikibazo muri abo 12 hazabe hari abandi benshi twongeyeho. Donc navuga yuko twatanze ibisabwa turanarenza. Ariko bavuga ko mushingira ku ahantu bafatiye indangamuntu kandi igihe ufata indangamuntu atazatorera. Icyo kintu mukigendera cyangwa mu kureba ahantu yafatiye indangamuntu gusa? Aho umuntu yafatiye indangamuntu, iyo ukizemo indangamuntu ye muri systeme bahita banatwereka nimero y'ikarita y'itora, byose birajyana n'aho azatorera. Kandi mu kiganiro twagiranye na NEC wasangaga ngo ikibazo cyabaye, ikibazo bibanzeho ari iyo mikono, nuko ngo twabuze abantu. Niho nabazaga nti ariko hari nk'abantu basinye mpari nzi neza aba bose bavuyemo bate ko bitumvikana. Ikindi bavuze wenda ntabonye umwanya wo kuvugaho, nuko hari abantu bagiye bakuramo ngo kuko niba umuntu ari mu karere ka Gasabo ngo ariko akaba yaranditse tuvuge Nyarugenge, ngo uwo ngo bamukuyemo. Turabwira tuti ariko yagombye kujya muri Gasabo kuko mu mafishi baduhaye yabaga atandukanye. Hari amwe bavugaga mu mukiro w'uturere, ahandi nta byavugwaga. Donc baduhaye fishi zitandukanye ku buryo twabasabye duti abo ngabo muvuga yuko bari mu karere kamwe bagombye kuba mu kandi, mwagombye kubashyira mu kandi bitaruhije. Baravuga ngo barabyigaho, ubundi ngo ni akazi kenshi. Donc nuko byifashe. Murakoze, nitwa Eric Barirusa kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Twamenye amakuru ko niba ejo cyangwa ejo hashize mwahuye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Atunyuriramo muri make niba hari ibiganiro mwagiranye n'ibyo mwakoze. Yego, twarabonanye ejo atubaza uko twakiriye icyemezo cya NEC, mubwira maze kubabwira, mubwira ko twatakiriye ko hari ibyo tutemeranyaho. Ndumva ari ibyo en résumé twavuganye gusa kuri iki cyemezo cya liste y'agateganyo y'abakandida. Ambaza icyo nitekerezaho, nanjye musobanurira ko ntemeranya nayo. Murakoze, nitwa Eric Murera Touch Rwanda. Ikibazo mfite nibazaga mu gihe birangiye wenda kutabibona by'agateganyo bigakomeza ariko yabimeze, niba hari urundi rwego mwebwe muteganya kuba mwabigezaho, cyangwa se niba mwamanika amaboko mukemera ibibaye. Biragaragara ko mwarenganye ariko murabyumva, mwacitse intege, ese n'icyo mwitegura gukora? Nkuko nabivuze kuva nanansinga kandidatire yanjye mu kwa gatanu Rotwame, nibwo natangiye guhura n'ibibazo bikomeye, ariko ntabwo byanciye intege, ahubwo byerekana ko dukeneye impinduka muri iki gihugu.
nta rundi rwego rwisumbuye wenda ushobora kwiyambaza? ntabwo mbona, kubera ko komisiyo y'igihugu y'amatora niyo ireba iby'amatora n'ireba iby'amasinyature, ndabona nta aho biguye, ndabona nta rundi. murakoze. Muravuga yuko mwahuye n'ibibazo bikomeye nyuma yo gutanga kandidatire, ariko mukagarukira aho ngaho, ndetse mwanavuze yuko hari abantu babasinyiye bafunzwe. Ese mwatubwira ingano yabo? Ese mwemererwa kubasura? Ikindi, mu minsi isigaye murabona ariya majwi muzayuzuza? Murakoze. ibyo nari nabisobanuye, navuze nerekanye n'amaretire nandikiye polisi y'igihugu na komisiyo y'igihugu y'amatora, mvuga iby'abantu banjye bari kunsinyishiriza bari gucamo. Donc navuze kugihohoterwa, iterabwoba, gufungwa, byose nabivuzeho. Nerekanye n'urutonde rw'abo bantu abari bo, donc ibyo numva nari nabisobanuye. Urutonde nabahaye ni abantu 15. hari abatakiba mu ngo zabo kugeza ubu kubera ngo bansinyiye, hari amashuri bagiyemo abana b'abajene bansinyiye, hari abo nahuye nabo ejo babakurikirana bababaza impamvu ngo bari kuva mu murongo, na ba bana baje kuri komisiyo igihe najya gutanga kandidatire, nabo barakurikiranwe mu bintu barakurikiranwe nyine. Ariko akaba ari cyo gihugu tubamo, nta kundi. murakoze. Ubushize bwo muri gutanga kandidatire mwatanze ibisobanuro ku bijyanye n'uburyo ababashyigikiye n'ababasinyiye bahohotewe, ariko iki kibazo hari umunyamakuru w'umuzungukazi wakibajije igihe perezida wa repubulika yamaraga gutanga kandidatire, ariko ibisobanuro cyatanzweho uko byumvikanye bisa naho ibimenyetso mwatanze bidafatitse. None mwagaragaza mute ko kuba ibimenyetso bifatika bigaragaza ko abantu bawe bahohotewe byizewe kurushaho? Ese niba mwarakurikiye igisobanuro komenti cyatanzweho mwabyakiriye mute? Ibisobanuro bisumbye ibyo natanze ntabyo nzi, nkuko nabiberetse. Nandikiye komisiyo, nandikiye polisi, natanze amazina n'imyirondoro y'abo bantu bose. Ikindi nakongeraho sinkizi, ntabwo nakwiye kuvuga ngo abantu gusa n'amazina n'ikarita z'indangamuntu naho uzatangiye byose narabitanze. Murakoze. Nitwa Mutesi Sylvia, nanditse ikinyamakuru Rwanda. Madamu, twagira ngo ise nkaho nsubira ku kintu wavuze ngo FPR niba yumva ikunzwe n'abaturage ndetse banayizeye, yaretse wenda abantu mugakorana cyangwa ikemera ibyo mutanga mu kugira ngo kandidatire zanyu zemerwe. Aha ndagaruka ku kibazo noneho nkibaza se musanga NEC ubwayo idashobora kwikoresha nk'urwego rwakira n'abari hanze y'ishyaka riri ku butegetsi, akaba ari FPR iri muri iryo shyaka, n'ubundi igisubizo mutari mugitegereje kuri NEC, mwari mugitegereje kuri FPR. Ikibazo cya kabiri wenda mwasa nkaho mutubwira uturere kugeza uyu munsi tudafite abantu n'abo tubura. Hanyuma ngira ngo nkasoza nsubira ku kibazo nigeze kubaza ubushize. Aha ntibyaba byongeye gusa nkaho bigaragaye kuri cya kibazo nari nabajije ku ntege nke z'umuntu ushobora kuza atari asanzwe ari umunyapolitiki cyangwa inyeshyamba ifasha ubutegetsi, akaba ariyo mpamvu abakandida basa nkaho bigenga kugeza uyu munsi mutujuje ibisabwa. Murakoze. Ku kibazo cya mbere wambajije cya NEC, navuga ko ikibazo kigaragara mu gihugu cyacu nuko nta rwego na rumwe rwigenga ku giti, urwego na rumwe rwigenga, usanga zose zikorera ishyaka riri ku butegetsi. Ibyo ni ibintu bizwi, ntabwo ari ikintu gishya. Ugasanga ibibazo byinshi ariho biva, aho umuntu ahura n'ikibazo akabura uwo yiyambaza, kuko urwego rwose ugezeho usanga rugomba gutanga raporo ahantu hamwe. Rero ugasanga nyine ibyo bituma n'iki gikorwa turimo kitagenda nk'uko cyagombye kugenda.
icyo akaba ari cyo gisubizo ku kibazo cya mbere warumbajije. Icya kabiri cyangwa icya gatatu wambajije ni uko ibi bigaragara ko wenda niba umuntu atarazwi muri politike bizamugora kuzuza ibisabwa. Ngewe rero si uko mbibona, uko mbibona ni uko ikibazo cyawe cya gatatu kijyanye n'icya mbere. Ikibazo ntabwo ari uko umuntu atabazwi muri politike, ahubwo ikibazo ni inzitizi, ni imbogamizi ubutegetsi bwacu budushyiraho ngo ibintu byacu byuzure. Niyo watanga ibisabwa byose nk'uko maze kubigaragaza, ugasanga barimo barashakisha izindi mpamvu zo kutakwemerera gukomeza ibyo urimo. Rero ikibazo ntabwo ari uko umuntu atabazwi muri politike, ahubwo ikibazo ni iki gihugu cyacu cyubakiwe kuri politike y'umuntu umwe, aho kugira ngo cyubakirwe ku nzego, kuri institution, kuko ikigira igihugu ngo gikomere niyo uwo muntu yaba atakiriho ni institution, kandi izo institution ntazo dufite, byose byubakiye ku muntu umwe. Murakoze. Nitwa Theogene Munyaneza, bari mu kaza.com. Nyuma y'impungenge, nyuma y'ibibazo muvuga bihari, byaba gutotezwa kw'ababasinyiye, byaba se abo babakurikiye igihe mwajya gusinyisha cyangwa aho gutanga kandidatire, nyuma kandi yo kuvuga yuko inzego zitigenga, nta institution zihari, ibintu byose bishingiye ku muntu umwe, umuntu yakwibaza muraruhira iki niba mubona inzira igoye? Turaruhira ukuri, kubera ko nta rugendo rworoha, nta rugamba rworoha, ntabwo umuntu yavuga ngo nta kintu nzira reka mbivemo. Kirahari, kandi ikitwereka ni ukuntu ahantu hose twageraga twasangaga abaturage benshi bashaka gusinya. N'ubu abangaba twatanze saba gusa, hari abandi benshi. Niba bavuga ngo bashaka signature 600 gusa, tukabarenga tukageza presque ku 1000, iki ni cyerekana yuko hari abanyarwanda benshi bashaka kandi bategereje impinduka. Njye nitwa Yibidi no nkorera televiziyo BTN. Ikibazo cyanjye kiraganisha ku cyizere n'ubundi wakomeje kuvuga, nanjye nkashingira avuga nti iyi ko ari liste y'agateganyo, iramutse ibaye ari liste noneho harabura iminsi 7 ndakuka ntugaragare. Twakubonye mu kwezi kwa gatanu tubwira uti ndaje ndashaka kuba umukuru w'igihugu. Nyuma yaho urateganya gukora iki mu gihe wasanga komisiyo y'amatora nanone ivuze iti ntabwo kuri liste ndakuka ntabwo ugaragara? Murakoze. Ntabwo twari twagera kuri uwo munsi, ariko icyo navuga ni uko niyo ntari kuri iyo liste, urugendo natangiye ntabwo nzaruhagarika. Narutangiye niyemeje, ntabwo narutangiye mvuga ngo nzarukomeza gusa ari uko abantu bamwe na bamwe babyemeye cyangwa babyanze. Donc ikizaba muri decision cyawe cyose, ibyo natangiye nzabikomeza. Mwakoze mwese kuza muri iki kiganiro. Donc nk'uko nabivuze, nifuzaga kubamenyesha icyavuye, icyo ntekereza kuri ya decision ya komisiyo y'igihugu y'amatora. Hari ibyo nabagejejeho, twabiganiriyeho, mwakoze kumbaza ibibazo, nizere ko nabashubije mwese uko mwabyifuzaga. Ubwo tukaba dutegereje ikindi cyemezo cya NEC, iyo decision bazafata noneho bizaba ari decision nziza, nicyo nizeye. Ni icyo ngira ngo babwire, kandi mwakoze.